Kuri mwe mwese mukurikira Rwanda Updates ni mu mpera z'umwaka ushize ndumva ari nko mu kwa 11 nibwo twababwiye ko Qatar ishobora kuzarekera igihugu cya Togo kikayobora ibiganiro by'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na FCM 23. Icyo gihe twabivuzeho mu buryo bwo gushidikanya, ariko kandi aya makuru kuri ubu ngubu biragaragara ko ashobora kuba agiye kuba impamo, kubera ko ejo bundi tariki ya 17 z'uku kwezi kwa Mutarama uyu mwaka mushya turimo w'2026 ni hagati ya tariki 16 na tariki 17 z'uku kwezi hagomba kuzaba noneho ibiganiro bishya, cyangwa se hashobora kuzatangizwa ibiganiro bishya bizabera muri Togo. Ibyo biganiro rero bikazahuza AFCM 23 n'uruhande rwa leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bizabigamije kongera gusubukura ibiganiro no kubaka icyizere cyasenyutse, kubera ko murabizi ko impande zombi zanasubiye noneho mu ntambara yeruye mu bice bya Uvira. N'ubu ngubu ni imirwano ikomeje. Togo ni igiye kuyobora ibyo biganiro, ariko kandi ntabwo izaba iri yonyine, ahubwo izakomeza gufatanya na Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'abahuza bazajya bashyigikira cyangwa se nk'abafatanya bikorwa. Ariko kandi ibiganiro bigiye kujya bibera noneho muri Togo. Ibyo biganiro bya mbere rero nibyo biteganyijwe vuba ahangaha, aho impande zombi zigiye kongera kurebera hamwe uko bakemura iki kibazo binyuze mu nzira z'ibiganiro, aho gukomeza gushyira imbere inzira z'intambara zitwara ubuzima bwa benshi. Reba hasi yanditse subscribe rero muri iyi nkuru yacu tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'ibi biganiro bishya bigiye gutangira vuba aha cyane mu cyumweru gitaha 5 muri iyi nkuru yacu. Nkwibutsa ko wanareba hasi yanditse subscribe ukajya ukomeza kubana natwe mu makuru atandukanye. Ni kuwa 17 Mutarama 2027 leta ya Togo irateganya kwakira no kuyobora inama yo ku rwego rwo hejuru ya mbere igamije gusubukura no gukomeza inzira y'ibiganiro by'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ihuriro AFCM 23. Ni mu rwego rwo guhosha umwuka mubi umaze igihe mu burasirazuba bw'igihugu no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Iyi nama izitabirwa n'abahuza batandukanye barimo nk'ubwo ngubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo, leta ya Qatar ndetse n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Bombi bazaba baje kugaragara aho nk'abafatanya bikorwa bakomeye. Ni mu biganiro by'amahoro bigamije gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intego nyamukuru no kongera kubaka icyizere cyazambye hagati y'impande zombi, bityo inzira y'ibiganiro ikongera gusubukura ku mugaragaro. Icyizere hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na FCM 23 cyatangiye gusenyuka mu ntangiriro z'Ukuboza 2025, hari nyuma y'imirwano ikomeye yabereye mu bice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu kibaya cya Ruzizi cyangwa se Rusizi. Iyo mirwano yatumye ibiganiro by'amahoro byari mu murongo bihagarara mu buryo bwa burundu. Ni ku ruhande rumwe umwe yashinjaga undi, ni mu gihe ku rundi ruhande nawe mugenzi we yamushinjaga kutubahiriza ibijyanye n'agahenge kari karemeranyijweho. Ibintu byafashe indi ntera noneho ubwo abarwanyi ba FCM 23 binjiraga mu mujyi wa Uvira, umwe mu mijyi ikomeye muri Kivu y'Amajyepfo. AFCM 23 yasobanuye ko icyo gikorwa cyari igisubizo ku bitero byari bikomeje gukorwa n'ihuriro rya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku birindiro byabo. N'ihuriro ryari rigizwe n'ingabo z'u Burundi ahanini, cyo kimwe n'ingabo za leta udasize FDLR, abacancuro na za Wazalendo. Nubwo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo yafashe icyo gikorwa nk'ubushotoranyi no gukomeza kwagura ibice 23 igenzura, ako kanya gahita ifata ingamba z'uko itazasubira mu biganiro. Kwa 16 Ukuboza 2025 AFCM 23 yatangaje ku mugaragaro ko igice cyo kuva mu mujyi wa Uvira ko bigaragaza ko ishaka gutanga amahirwe nk'ibiganiro by'amahoro bigomba gukomeza, cyangwa se yemeje ko igiye kuva mu mujyi wa Uvira mu rwego rwo gushyira imbere cyangwa se mu rwego rwo kugaragaza ko ishyize imbere ibijyanye no gukomeza kwimakaza amahoro cyangwa se gutanga amahirwe ku biganiro byari bikomeje. Gusa ibi byatangajwe n'iri huriro rya FCM 23. Uruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwabitesheje agaciro, ahubwo rwo ruvuga ko
butazasubira muri ibyo biganiro. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo usibye n'ibyo yananze kwemera ko AFC M23 yavuye mu buryo bwa burundu muri uwo mujyi wa Uvira, ahubwo ikavuga ko icyo AFC M23 yakoze ngo kari amayeri ya gisirikare. Ibi byatumye ingabo za leta zitangiza ibitero byo kwigarurira uwo mujyi ku ngufu ziturutse muri teritwari ya Fizi, ibintu byongeye kongera intambara gutuma ifata indi ntera. Yewe rero n'ubu ngubu impande zombi zirebanye ayingwe mu birometero hagati ya 79 n'uwo mujyi, ku buryo isaha iyo ari yo yose n'ubundi dushobora kongera kumva ngo imirwano yubuye mu buryo bwa nyabwo muri uwo mujyi wa Uvira. Ni mu ijambo risoza umwaka, umuyobozi wa AFC M23 Bwana Corneille Nangaa Yobero yatangaje ko leta ya Qatar yatumije inama ebyiri zigamije gusuzuma uko agahenge kasubizwaho cyangwa se kakubahirizwa. Icyakora Corneille Nangaa yavuze ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze kwitabira izo nama, ni mu gihe uruhande rwa M23 rwitabiriye izo nama zose, ibyatumye imbaraga z'ubuhuza zongera gupfa ubusa. Corneille Nangaa yasobanuye ko nk'uko abibona ngo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahisemo inzira ya gisirikare aho gukomeza ibiganiro by'amahoro mu murongo wo gukemura ibibazo yari isanzwe ikurikiza cyangwa se yari isanzwe ishyira imbere. Yongeye gushimangira ko AFC M23 ishaka amahoro nyakuri kandi amahoro arambye, amahoro ajyana n'icyizere gikomeye Qatar nk'umuhuza ifitiye impande zombi. Kwinjira kwa Togo muri iki kibazo birafatwa nk'intambwe nshya ya diplomasi, aho iki gihugu gikomeje guhuza impande zari zaratandukanye no kongera gusubiza ibiganiro mu murongo wo kubyubaka. Inama iteganyijwe itariki ya 17 Mutarama 2026 igamije gusesengura aho inzira y'amahoro igeze, kureba uko impande zombi zakongera gusubira ku meza y'ibiganiro ndetse no gushyiraho uburyo bushya bwo kubaka icyizere hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC M23, na cyane ko icyo cyizere kimwe cyamaze gusenyuka mu buryo bwa burundu, dore ko n'impande zombi zasubiye mu mirwano. Abasesenguzi baravuga ko kuba Amerika na Qatar baritabiriye iyi nama ngo biratanga uburemere kuri iyo gahunda, bigatanga icyizere ko impande zombi zishobora kongera kubaka icyizere ku meza y'ibiganiro aho gukomeza inzira y'intambara ikomeje gutwara ubuzima bw'abasivile no gusenya umutekano w'akarere kose muri rusange. Ni mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukomeje kuba mubi, iyi nama ya Togo irateganya cyangwa se zatanga amahirwe mashya yo gusubiza mu murongo inzira y'amahoro yari yarahagaze, nubwo inzira izaba igoye bitewe n'icyizere cyazambye intambara zikomeje. Uruhare rw'abahuza mpuzamahanga rushobora gufasha kongera kugabanya umwuka mubi, ni mu gutuma impande zombi zemera ibiganiro ari byo byonyine byatanga amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bityo rero amaso y'abatuye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'akarere k'ibiyaga bigari yose kuri ubu ngubu yerekeje i Rome, aho byitezwe ko iyi nama ishobora kuzaba intambwe ikomeye iganisha ku gusubukura amahoro cyangwa se ikagaragaza byeruye uko inzira y'amahoro ikomeje guhura n'imbogamizi zikomeye.